inkuru z'urukundo zabaye ubukombe habanje Romeo na Julieta, maze sinema nyarwanda ituzanira Manzi na Fabiola. Nyuma y'imyaka myinshi y'urukumbuzi, aba legende bacu Manzi na Fabiola baratugarukiye muri seri nshya ihebuje yiswe Tears of Love. Yikurikire episode ku yindi kuri channel ya YouTube Hobe TV Show. Nikagucike, kora subscribe unakandi kukayogera maze ujye umenyeshwa uko episode nshya ya Tears of Love yahigereye kuri Hobe TV Show. Bageze kwa muganga, ababyeyi babitaba Imana, babanje kujya muri koma ariko birangira n'ubundi bavuye mu mubiri. Kuko ryo wageze rero nashibashe gukurikira scenario ukuntu yari yagenze, uburyo babajyanaga kwa muganga, usigara wenyine aho ngaho uruhinja udafite gikurikirana. Nge nsaba abaganga barimo kubakurikirana yuko bakumaga gutwara. Ni muri ubwo buryo waje kwisanga mu muryango wacu. Ndakurera uri umwana mutoya, tugushyira no mu byangombwa byacu kuri umwe mu bana bacu mu muryango. Nuko rero wisanze aha ngaha, turi ababyeyi bawe, yaba jyewe yaba Misimbi, tugufata nk'umwana wacu. Kandi nawe urabizi, twakwitaye kuva uri mutoya ujya mu mashuri mato, ujya mu makuru, kugeza ubu ngubu uracyari mu muryango wacu. Twiteguye no kumenya gufasha urugendo rw'ubuzima nk'umwana wacu. Sibyo bagiye umwana wanyu. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kubera iyi episode tugezeho. Ibintu biri kuva mu bwiza bijya mu bundi. Hano tumaze kubona ko Iribagiza amaze kubaza Rugema ahantu yaba yaramukuye. Rero Rugema mwumvishe uburyo yisobanuye, amubwira ahantu yaba yaramukuye ngo mu mpanuka y'ababyeyi ba Iribagiza. Ngaho nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, mbabarira umvugire ame, kubera ko Iribagiza abashe kuba yahata ibibazo Rugema, Imana ikabasha kuba imufashije akaba yahata ibibazo Rugema. Jyaho hasi muri comment nimba wemera ko Imana ijya ikora ibitangaza, wandikemo amena, kubera ko Iribagiza atangiye kuba yakibuka buri kintu cyose. Kandi twabonye ko uyu musaza waje hano kwa Rugema ngo baragambanye, bafatanyije kuba bagambana. Kumbe uyu musaza yaje kuba yavura Iribagiza, niwe mupango wamuzanye. Uyu musaza afite icyamuzanye hano mwa runo rugo, ni Imana yabashe kuba yamwoherezamo kugira ngo azabashe kuba yavura Iribagiza, noneho abashe kuba yakibuka buri kintu cyose neza. Kandi hano tutangiye kubona ko Iribagiza atangiye kuba yakibuka buri kintu. Ese uyu musaza yaba yaramuhaye umuti? Byose turaza kuba twabimenya hano muri ino episode. Ngaho mbabarira ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ukiri kuribona, nurangize ujye muri comment wandikemo ko Imana ijya ibikora ikabigenza neza, igacisha ibintu mu nzira utakekaga ko byacamo. Uyu musaza rero kugira ngo agere hano kwa Rugema aciye mu buzima bukomeye cyane. Yari yemeje kuba yaza akaba umuzamu hano kwa Rugema kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Uri kumva ko Iribagiza agiye kuba yavurwa akabasha kuba yakibuka, noneho Rugema akamushyira mu butabera. Yuko twebwe twamaze kumenya ko Rugema ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza, nubwo hano yararimo amubeshya cyane, amubwira mbere yari yaramubeshye ko ari n'umubyeyi we mu nda w'amaraso. None ubu ngubu amaze kuba yahakanira Iribagiza ko atari umubyeyi we mu nda. Urumva ko rero Iribagiza ari ibintu byiza cyane naramuka afashe uyu muti akabasha kuba yawunywa, cyangwa akabasha kuba yaterwa rwa rushinge rwa kabiri. Niyo mpamvu uyu musaza mumubona mwa runo rugo yaje hano kwa Rugema. Rugema bamuhaye impapuro z'imitungo zitari izanyazo kugira ngo uno musaza abashe kuba yaza mwa runo rugo. Rero uno musaza yakoresheje amayeri akomeye cyane kugira ngo aze mwa runo rugo. Papa Kamarade rero yabanje kugira ngo agere barekure Rugema igihe bari bamushimutse base miliyoni 10 nyiranambara kugira ngo babashe kuba barekura Rugema. Baje kwigira inama y'uburyo bavura Iribagiza. Rero Muzehe na Kamarade na Emile nibo babashije kuba bajya iyi nama y'uburyo bazavura Iribagiza. Bemera ko Muzehe yasa nk'umuntu ugambanye akagenda akabohora Rugema, akabasha kuba yamurekura akitahira, akamuha noneho impapuro z'imitungo za pirate kugira ngo abashe kuba yataha, noneho yizeye ko uyu musaza amugambaniye. Rero uyu musaza yasabye Rugema ikintu kimwe gusa, diri wumva ngo bakinanye niyo ngiyo. Yasabye Rugema ikintu kimwe cyonyine gusa, ko yabasha kuba yamujyana mu rugo rwe cyangwa akamujyana mu mujyi akamusubiza akazi. Rero uyu musaza yari imitwe yose kugira ngo abashe kuba yazavura Iribagiza. Mbabarira uvuge ati amena, kubera ko Imana yabashe kuba yakora uyu musaza akabasha kuba yagera mwa runo rugo, noneho akaba yaje kuba yavura Iribagiza. Jya muri comment
comment wandikemo amena kubera ko Imana ibashe kuba yakora ibitangaza byayo uyu musaza agaca mu buzima bumugoye ariko uri kumva inzira byanyuzemo kugira ngo abashe kuba yagera hano mwa runo rugo uri kumva ni inzira zigoye cyane ariko agiye kuba yavura Iribagiza noneho Iribagiza agiye kuba yabona ubutabera bukwiye namara kuba yakibuka buri kintu cyose no uyu muti niwe wa nyuma usigaye kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka urumva ko Rugema rero ari mu mazi abira ibya Rugema bigiye kuba byamurangiriraho nimba ubona ko nawe Rugema ibyo bigiye kuba byarangira jyaho hasi muri comment wandikemo Rugema ibyo bimurangiriyeho cyangwa ushyiremo igitekerezo cyawe nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo tujye tubasha kuba twabana hano kuri ino video zacu tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye tubagezaho ibyiza gusa kandi nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe iryo jambo ryanditseho subscribe rikoreho rihinduke ubundi tuzajya tubasha kubana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye rero ibi ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza agiye kuba yabasha kuba yanywa uyu muti ariko twabonye ko hari abandi batabyishimiye ko Iribagiza yanywa uyu muti twabonye ko Mama Kanyana adashaka ko Iribagiza yanywa uyu muti kandi Mama Kanyana ni umuntu twari twizeraga wabasha kuba yavuganira Iribagiza kandi na mbere hose yaramuvuganiraga ariko Satani iramuhinduye Satani atsindwe mu izina rya Yesu ababibona ko Kanyana atangiye kuba yahindurwa na Satani ikaba itangiye nawe kuba yamwinjira akaba agiye kuba yamera nka Nyiranambara najye muri comment abashe kuba yavuga ati amena mu mutokeshe Satani mu izina rya Yesu Kanyana abashe kuba yabasha kuba yahinduka nawe agarukire Iribagiza kubera ko Kanyana nago azabuza Iribagiza kuba yakibuka kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka Mama Kanyana ataramusaba imbabazi ngo amubwire ibyamubayeho uri kumva ko bizaba ari ibintu bibi cyane Mama Kanyana nawe azaba agiye mu mazi abira nawe yaba agiye kuba yatangira nawe kuba yafatwa nk'umuntu mubi kubera ko atabwiye Iribagiza ukuri kandi yarakuzi kandi twabonye ko Mama Kanyana yarabashe kuba yashyigikira uyu mukobwa ngo ni Iribagiza ariko sinzi ikintu cyabashe kuba cyamuhindura rero ibi ni ibintu byiza cyane byabashe kuba byaba muri ino filime Inzira y'Umusaraba ku bakunzi bayo niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo turi kuva mu bwiza tujya mu bundi Iribagiza namara kwibuka noneho murumva ko filime yacu izaba itangiye kuba yaryoha cyane ariko hano ntago twakirengagiza ko Rugema hari ibintu ashaka kuri uriya mukobwa Kanyana yamubwiye ko adashaka ko avugana na Emile na Kamarade uri kumva ko Rugema atangiye kuba yajya ahandi hantu habi kuba yatangira kubuza umwana we kuba yavugana n'abandi bana bagenzi be uri kumva ko Rugema atangiye kuba yarengera atangiye gufata umukobwa ukuze kuriya ngo akamuca ku nshuti kandi Rugema bifu afitanye n'abantu ntago yagakwiye kuba yazizanamo umwana we kubera ko umwana we nta kintu yigeze akora nta kintu apfa na ba Kamarade rero nimba Rugema abasha kuba yabuza uriya mukobwa Kanyana kuba yavugana na ba Kamarade uri kumva ko ari ibintu bibi cyane Rugema atangiye kuba yakora atangiye kuba yarengera atangiye kuba yarenga imipaka atarakwiye yuko ntago yabuza Kanyana kuvugana na ba Kamarade ibyo bapfa babipfa ari nk'ababyeyi we na Kamarade niwe na ba Kamarade bagomba kuba babyimenyera ntago bagomba kuba babuza Kanyana rero abari kubona ko Rugema ari kurengera bajye muri comment babashe kuba babivuga nimba kandi udashoboye gushyiramo igitekerezo cyawe udashoboye kwandika ashyiramo ama emoji y'umutima bageza nabasha kuba yakibuka buri kintu cyose Nyiranambara azaba agiye mu bibazo bikomeye cyane kubera ko Nyiranambara aracyafite undi muringa ataraha Iribagiza kubera ko Iribagiza yari afite imiringa ibiri ariko Nyiranambara yabashe kuba yatangamo umuringa umwe ahita ashaka no kuba yaroga Iribagiza ngo abashe kuba yapfa ariko ntago byabashe kuba byamuhira twabonye mushiki wa Rugema Imana yaramuzanye mushiki wa Rugema asanga Iribagiza agiye kuba yanywa uburozi nuko ahita afata ubwo burozi aragenda arabumena bari bamuhaye fanta irimo uburozi mu gakombe Nyiranambara rero na Fabiola bari bagiye kuba babasha kuba bakica Iribagiza ariko Nyiranambara yahise ahiga ati nago Iribagiza azabaho cyangwa musaza we agomba kwicamo umwe muri bo kugira ngo abashe kuba yakongera kuba yakora ikindi cyaha uri kumva ko Nyiranambara afite ibyaha bikomeye cyane agiye kuba yakongera kuba yakica umuntu nayo mupango afite kandi twabonye ko ari we wafatanyije na Rugema kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza uri kumva ko rero Nyiranambara atari umuntu mwiza ibintu arimo atekereza ibintu arimo apanga uri kumva ko atari ibintu byiza Satani yabashije kuba yamubata imukoresha ibintu bitari ibyanyabyo ibintu arimo aratekereza nimba wemera ko Imana ariko ikora ibitangaza Nyiranambara ibi bintu nazabashe kuba yabigeraho jya muri comment uvuge amena kubera ko Nyiranambara azabasha gutsindwa ukuri kuzatsinda ikinyoma ntago kizatsindwa rero Nyiranambara ibintu arimo yishoramo ntago azabasha kuba yabishobora kubera ko twabonye ko Imana yatangiye kuba yakora ibitangaza Iribagiza yaragiye kuba yanywa
uburozi, ariko twabonye ko mushiki wa Rugema yahise akagera ku gihe. Mushiki wa Rugema amaze kumenya ko Nyiranambara na Fabiola nta keza ke, nta kantu bifuriza keza Iribagiza. Uri kumva ko rero uyu mushiki wa Rugema nawe yabashe kuba yahagerera igihe, ni Imana iba yamwohereje, ni Imana yamwohereje ibasha kuba yamucisha mwa zino nzira kugira ngo abashe kuba yagera mwa runo rugo, nawe abashe kuba yavura Iribagiza. Uri kumva ko abashe kuba yamurokora nawe, ariko twabonye ko Nyiranambara batamworoheye mwa runo rugo nubwo ahaba. Twabonye ko mushiki wa Rugema ashaka kuba yamwirukana akahasiga Mama Kanyana, kandi Mama Kanyana nawe twabonye ko asigaye akunda Rugema cyane, arimo arakingira ikibaba Rugema kugira ngo batazabasha kuba bamufunga. Nago ashaka ko Iribagiza yabona ubutabera, nago ashaka ko Iribagiza yakibuka. Uri kumva ko uyu mugore rero nawe bashaka kuhasiga atari umuntu mwiza, yakabaye atanga ubusobanuro akabiha Iribagiza, akabasha kuba yakibuka buri kintu cyose, akamubwira abamwicaye ababyeyi, nubwo uyu mugore nawe umugabo we ariwe wishe ababyeyi ba Iribagiza, akabasha kuba yabivuga, kubera ko guhishira umuntu nago Iribagiza azabasha kuba yamubabarira, nabasha kumenya ko yahishiriye umugabo we Rugema. Uri kumva ko uyu mugore Mama Kanyana nawe ibintu abasha kuba yakora hano muri ino filimi atari ibintu byiza cyane. Rero tugeze muri ka kanya, nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu muntu utareba iryo jambo ryanditseho subscribe, nimba urimo uribibona ryanditseho subscribe, ubasha kuba warikandaho, ujye muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe icyari cyo cyose, tubasha kuba twagisoma. Kuba ari igitekerezo cyangwa nimba nta n'igitekerezo ufite, nimba udashoboye kwandika, ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba tukiri kumwe n'abantu babasha kuba badukurikira, kubera ko twamaze kumenya ko muri w'agaciro mubasha kuba mwarangiza izi video zacu. Ariko utanga igitekerezo, nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota, kandi nimba nta n'igitekerezo uba ufite, gishyiramo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko hari abantu baba babashe kudukurikira, bakaba bumvishe ibintu twabashe kuba twavuga, kubera ko tubasha kuba twavuga hano ibintu by'ingirakamaro biba byaranze filimi yacu niba bigiye kuba byakurikira. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane tubasha kuba twabagezaho. Nimba nawe waramaze kuba umwe muri twe, ujye utangamo ibitekerezo byawe, mubasha kuba mwasobanukirwa, kandi gutanga igitekerezo bigaragaza ko wamaze kuba usobanutse kandi urashoboye. Buri kintu cyose washobora kuba wagikora, Imana iba yabashije kuba yagufasha, ukabasha kuba wafungura iyi video izajya igufasha, ubashe no kuguti tuba twabashije kuba twakigamo hano muri ino filimi. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane tubasha kuba twabagezaho. Niyo mpamvu mba nkubwira ati kanda subscribe utazajya ubasha kuba wacikwa n'ibi byiza tubasha kuba twabakorera, kubera ko iyi filimi imaze kugera ahantu haryoshye cyane hashimishije.